Twakiriye mu ijambo ry'Imana, tubanze dusenge hanyuma twigane ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kwera kwawe Mwami. Reka ubwiza bwawe buganze muri twe, mu mitima yacu imbabazi zawe zikomeze ziganze mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga ijambo ryawe. Data watanze umugisha mu ijambo ryawe Mwami. Wavuze ko ijambo ryawe ari ubuzima, wavuze ko aho ryageze rihazana ubuzima. Turakwemereye kugira ngo ijambo ryawe riganze mu mitima yacu, kandi kwera kwawe kuganze ku bugingo bwacu mu mbaraga z'Umwuka wera. Baravuze mu ijambo ryavuga ngo ko ijambo ryawe ari rizima kandi rifite imbaraga. Impamvu turyizera ni uko ari rizima kandi rifite imbaraga. Twizeye ko nta na kimwe gishobora kubuza imbaraga ijambo ryawe. Turagushimiye ko ntawe uhwanye nawe. Reka icyubahiro cyawe gikomeze kiganze, bane natwe mu ijambo. Bavuze ngo umwigisha agabane n'umwigishwa. Data, yewe ugiye kwigisha ijambo ryawe, bane nanjye n'abagiye kuzaritega amatwi mu mpande zitandukanye. Umwuka wawe azabane nabo Mwami, uzarigenda inyuma, ukomereshe ibimenyetso n'ibitangaza, mu izina rya Yesu Kristo rikiranuka, amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu, tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ariko mbere gato yuko twiga ijambo, turashima Imana ko iduhaye uyu mwanya. Uyu mwanya ni umugisha, uyu mwanya ni amahirwe, uyu mwanya ni umwanya ukomeye Imana yagiye kuduha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mugiye kubana, nitwa Pastor Elia, umwana w'itorero rya Rwanda Christian Revival Church. Umushumba wanjye yitwa Pastor Mutijima Eugene. Ndamushimira ko yandeze kandi akandera neza. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gufatanya mu ijambo ritoya ritari rinini cyane. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga kugaruza ibyawe byanyazwe. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga kugaruza ibyawe byanyazwe. Ese watekereza n'iki nshobora kuba naranyazwe nari mfite? Niki nshobora kuba naratwawe nari mfite? Niki cy'agaciro nari mfite nshobora kuba naranyazwe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwo ni umujura. Kandi murabizi kiba kigenza umujura ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura. Ariko Kristo we ngo yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Turashima Imana rero ko umujura adasohoza intego ye, ahubwo Imana isohoza icyo yagambiriye ku buzima bwacu. Icyubahiro ni icy'Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ku mutwe w'ijambo uvuga kugaruza ibyawe byanyazwe. Turasoma ijambo mu Bami ba mbere ibice bitatu n'umurongo wa 16. Niho turi busange iri jambo. Riravuga ngo Salomo acira abagore babiri imanza. Bukeye abagore babiri b'abamaraya basanga umwami, bamuhagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu, mbyara umwana. Maze iminsi itatu mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu, keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa, asize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje, mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, Oya, muzima niwe wanjye, uwapfuye niwe wawe. Uwa mbere ati Oya, uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko aravuga ati, Yemwe, umwe agira ati, umuzima n'uwe, umuzima n'uwanjye.
uwapfuye n'uwawe. N'undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, muzima n'uwanjye. Umwami ati munzanire inkota. Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mumwihere wimwica. Nuko nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, umubure nawe umubure. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Amen. Turashima Imana kubw'iri jambo, turashima Imana kubw'imbabazi zayo, turashima Imana ko dukunda. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Dusomye ijambo ry'aba bagore babiri b'abamaraya, ryatubwiraga uko babanaga mu nzu. Buri wese aba mu nzu babana ari babiri, ariko haciye iminsi 3 umwe yarabyaye haciye iminsi 3, undi nawe abyara nyuma y'iyo minsi 3. Hanyuma uwabyaye umwana bwa mbere aryamira umwana we aramwica. Maze kumwica, uwabyaye kuri uwo munsi wa 3 nyuma yaho asinziriye mu ijoro, uwaryamiye umwana we abonye ko umwana yapfuye, afata wa mwana wari upfuye amuryamisha mu gituza cy'ufite umuzima. Uwari ufite umuzima wabyaye nawe amwambura uwo mwana, amuryamisha mu gituza cye. Rero bene data, tuba mu mihamagaro itandukanye, tuba mu mpano z'umwuka w'Imana zitandukanye. Imana ijya kuduhamagara yagiye iduhereza impano zitandukanye. Iravuga ngo umwe yamuhaye imwe, undi imuhereza 2, undi imuhereza 5. Buri bose bagenda bazikoresha uko Imana izibahereza. Uwahawe 5 aragenda arazicuruza yungukamo nyinshi. Uwahawe 2 aragenda arazicuruza yungukamo nyinshi. Uwahawe 1 aragenda arayitaba. Uko byashoje murabizi, yabwiye umwami ko yari azi ko ari umujura, ahunika asarura ibyo atahunitse. Aravuga ngo dore ngiyi impano yawe wampaye narayibitse. Ariko Imana yaramugaye, kandi ikindi niyo mpano imwe yari afite irayimwana. Rero muri make dufite iby'agaciro byinshi Imana yagiye iduhereza. Dufite iby'agaciro byinshi Imana yagiye iduha biri mu buzima bwacu imbere. Biri ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ishimwe kuko yaduhaye imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Rero Imana yaduhaye ibyiza byinshi, yaduhaye ubutware bwose, nk'uko yabibwiye Petero ko yahamyaga ko ari Kristo. Yaramubwiye ngo nzubaka itorero ryawe kuri urwo rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazigera arishobora. Bene data, dufite ubutware bwinshi ku Mana, kandi dufite ubutware bwinshi mu isi. Kwese yaravuze ngo mbasize mu isi, ariko mbasize mu isi mbi, ariko mbahaye amahoro. Yarabizi ko agiye gusubira mu ijuru, ariko adusize mu isi. Muri Yohana ibice 17:1. Yarabizi ko agiye gusubira mu ijuru, ariko adusize mu isi. Aravuga ngo mbasigiye amahoro, si nk'ay'abisi batanga. Yesu yaduhaye amahoro adatangwa n'ikindi cyose, adatangwa n'ubutunzi, adatangwa n'amafaranga, adatangwa n'urubyaro, ahubwo amahoro ava ku Mana. Aba badamu rero uko babanaga mu nzu ari babiri, umwe yaryamiye umwana we, amaze kubona ko umwana yapfuye aramufata mu ijoro mu gicuku, aragenda amuryamisha mu gituza cy'uwari ufite umuzima. Afata wa mwana muzima amushyira mu gituza cye. Uwari wabyaye nyuma y'iminsi 3 akangutse agiye konsa umwana we, asanga umwana uri mu gituza cye yapfuye. Amwitegereje abona ko atari uwe by'ukuri. Kuko kuzamura ikirego akijyana ku mwami, aramubwira ati nabanaga n'uyu mudamu mu nzu, abyara mbere yanjye, ngiye mbyara nyuma ye iminsi 3,
ariko nijoro mu ijoro yaryamiye umwana we aramwica, amuryamisha mu gituza cyanjye. Rero bene data, hari ubwo dusinzira mu murimo w'Imana, Satani akatunyaga ibyacu by'agaciro. Hari ubwo dusinzira mu muhamagaro, Satani akakwaka icyo wari ufite cy'agaciro, akagusigira igipfuye, akagusigira ikitazakugirira umumaro, akagusigira kitazatuma utera intambwe, akagusigira ikintu kitazatuma ugira intambwe utera, kandi ikindi akaguteza kutizera. Niko rero uyu mudamu byamugendekeye, ariko yumva ko amakuru atagomba gusoreza ukwibwa umwana, ahubwo aravuga, aya makuru yanjye nubwo nibwo umwana ntabwo biri gusoreza aha ngaha, reka ikirego cyanjye kijyane ku mwami. Ageze ku mwami, umwami arategeka ati, kuko umwe yaravugaga ngo umwana muzima ni uwanjye, uwapfuye ni uwe. N'undi nawe akavuga ngo umwana uwapfuye ni uwe, umuzima ni uwanjye. Umwami arategeka ati, nimunsanire uwo mwana. Atumaho inkota, uko twabyumvishe mu ijambo, atumaho inkota, afata uwo mwana, aravuga ngo tugiye kumucamo kabiri mwese mu muhondo. None warangije, uwari ufitiye umwana impuhwe wamubyaye aravuga ati, databuja wimwica mubwihera mujyane, kuko yari afitiye umwana w'impuhwe. Ese nta bintu utekereza wari ufite mu buzima bwawe? Nta mpano z'umwuka wera utekereza wari ufite mu buzima bwawe? Nta gukizwa wari ufite wumva urimo gutekereza? Nta byiza byinshi wagiye ubonera imbere y'Imana wakwibuka ukongera ukagarukira umwami Yesu? Ni byinshi Imana yagiye iduhereza turi mu butware bw'ijambo ryayo, ni byinshi Imana yagiye iduhereza turi kumwe nayo, ariko akenshi iyo turyamye mu buryo bw'umwuka tugasinzira, mbega ni kimwe no kuba utacyumva imbaraga z'Imana zifite umusaruro muri wowe. Niho hahandi umwanzi aza akakwiba iby'agaciro. Za mbaraga zavaga mu kwizera ntizibe zikiboneka, za mbaraga zavaga mu ijambo ry'Imana zikakugirira umusaruro ntizibe zikiboneka. Hahandi wasengaga Imana, Imana ikagukiza indwara, Imana ikagukiza ikintu cyose cyari cyaje ku buzima bwawe, ukumva ko bitagishoboka. Rero bikagusaba ko wongera kudasoreza aho ngaho gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bikagusaba ko utagomba gusoreza aho ngaho gusa, ahubwo ugomba kuzamura ikirego ku Mwana, ahubwo ugomba kuzamura ikirego ku Mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ugomba kwibwa ibyawe gukomeza utuze, ntabwo ugomba gutwarwa icyawe cy'agaciro gukomeza ubigumane mu mutima, ahubwo rwana ishyaka, rwana ishyaka. Hari icyawe cy'agaciro Satani yakwibye, wongere ukigaruze mu izina rya Yesu. Iyo tuje imbere y'Imana niyo igaruza ibyacu byanyazwe, iyo tuje imbere y'Imana niyo igarura ibyacu byajyanyweho iminyago bikagaruka. Hari ijambo riri muri Yesaya rivuga ngo mbese abajyanyweho iminyago bagaruka. Ravuga ngo koko bagaruka. Rero bene data, ni byinshi twagiye twibwa n'umwanzi mu gihe twari twarasinziriye, twaragiye kure y'Imana. Murabyibuka abakobwa batanu bari bafite amatabaza n'abandi batanu bari bafite amatabaza atarimo amavuta. Barasinziriye mu ijoro, bamaze gusinzira, bakangutse mu gitondo bumva umukwe yaje. Umukwe aje, abari bafite amatabaza barayacana, ariko abari bafite amatabaza atarimo amavuta bacanye biranga, kubera ko ntabwo bari barikibikiye impamba izabageza mu bwami bwo mu ijuru. Rero hari igihe dushobora gusinzira mu buryo bw'umwuka, tukagendera kure y'isezerano ry'Imana, tukajya mu bibi byinshi, tugakora iby'isoni nke, nk'uko ijambo rivuga muri Timoteyo wa 2:3 ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazaba bikunda, bazaba bikakaza, bazaba ari intashima, bazaba ari ibyigenge. Twamara kuza muri ibyo bihe bimeze gutyo by'imperuka, Umwami Yesu akadutungura akaza. Aje nonaha, urumva wamumurikira iki? Aje nonaha, urumva yasanga itabaza ryawe ricyaka? Aje nonaha, urumva yasanga urumuri rwawe rwaka? Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo amavuta ntashire, umuriro ntuzime, isoko ntikame, kugeza igihe Umwami Yesu azazira. Bene data,
twigaga iri jambo ry'Imana ry'aba bantu babiri babanaga, umwe akibwa umwana we, ariko mwumvishe ko bitigeze bisoreza mu kwibwa umwana gusa. Yabonye ko umwana we muzima yari akunze, yari afitiye impuhwe, yatekerezagamo ibyiza byinshi, muzi umumaro w'umwana, muzi umumaro w'urubyaro. Yatekerezaga ko umwana we ashobora kuzavamo minisitiri, atekereza ko umwana we ashobora kuzavamo perezida, atekereza ko umwana we ashobora kuzavamo umuntu ukomeye. Yibutse icyo kintu aravuga, ntabwo nakomeza gutuza n'umwana wanjye bajyanye. Azamura ikirego cye akijyana mwana. Rero bene data, ni byinshi twagiye dutwara. Hari impano z'umwuka wagiraga utagifite, hari ukwerekwa wagiraga utakigira, hari impano z'ubuntu bw'Imana wagiraga utakigira, hari impano yo gusenga wagiraga utakigira, hari impano zose wagiraga utakigira. Ariko uyu munsi wumvishije ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo nitwumvishe ijwi ry'Imana nitwinangira umutima. Uyu munsi wumvise ijambo ry'Imana, ntabwo ukwiriye kwinangira umutima, ukwiriye kugaruka ku Mana yonyine, Imana uri isoko ku buzima bwawe y'amazi adakama. Yaravuze ngo Yesu Kristo ni isoko y'amazi y'ubugingo idudubiriza mu mitima yacu. Rero niwe soko y'ubuzima muri twe, niwe soko y'ubugingo muri twe, niwe soko yo kwizerwa muri twe. Rero bene data, dukwiriye kugaruka ku mwami wacu kugira ngo ibyo twanyazwe twongere tubigaruzwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukwiriye kugaruka mu mwami wacu kugira ngo ibyo twanyazwe tubigaruzwe. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 riravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Ntukumve ijambo ry'Imana ngo wumve uritesheje agaciro, ahubwo ni imbaraga kuri wowe, ni ubuzima kuri wowe, ni ubutware kuri wowe, niryo rizura ibyawe byapfuye, niryo rigarura ibyawe byajyanyweho iminyago, niryo rizana ibyawe byose byari byaribwe. Haleluya, haleluya. Rero dukwiriye kwizerera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Reka turebe muri Yohana, abariho dusoreza, ibice 15 n'umurongo wa 7. Imana ibahe umugisha. Yohana ibice 15 n'umurongo wa 7. Ariko dukwiriye kuzirikana ibyo twagiraga byacu bwite tutagifite. Dukwiriye kuzirikana aho wakuraga isoko y'imigisha. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo niba Imana itarimanye umwana wayo, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Rero ukwiriye kongera kwibuka, ese Imana itaranyimye umwana wayo, ikampereza umwana wayo ntari umunyabyaha, ikampereza umwana wayo ntari nkiranutse, urukundo yankunze, ese hari ikindi kintu yanyima? Urukundo yankunze, ese icyo nayisaba yakinyima? Yaravuze mu ijambo ryayo, iravuga ngo niba umwana asaba umubyeyi umutsima ntamuhereze ibuye, yamusaba ifi ntamuhereze sikoropiyo, Data wo mu ijuru azabuzwa n'iki guhereza ibyiza ababimusaba? Bene data, ibyo mwiteguye gusaba Imana byose izabibaha kuko muri Kristo Yesu. Izabahereza iby'imitima yanyu yifuza byose kuko muri Kristo Yesu. Yesu niwe ushobora kugaruza ibyawe byajyanywe ari iminyago. Yesu niwe wenyine ushobora kugarura icyawe cyose wigeze gutunga ukabona ko utakigifite. Yesu niwe wenyine ushobora kuzura ibyawe byari byarapfuye. Yageze kwa Yayiro, umukobwa we arazuka. Yesu niwe ugera mu buzima bwacu akazura ibyacu byose byapfuye. Haleluya, haleluya. Reka dusomere ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 15 umurongo wa 7, abariho dusoreza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Amen. Ijambo risoje ritubwira ngo nimuguma mu mwami Yesu, mukaguma mu butware bwe, ntimumujye kure, mukaba muri we imbere. Kandi muri we ntabwo habamo umuntu ufite icyaha, muri we ntabwo habamo umuntu ufite ikizinga, muri we ntabwo habamo umuntu ugira ingeso mbi, ntabwo habamo umuntu ugira ingeso z'iby'isi.
ahubwo muri Yesu Kristo habamo umuntu wese wamwizeye akemera ko ari umwami n'umukiza. Habamo umuntu wese wamwizeye akemera ko ari we ubohora ubuzima bwe. Muri Yesu Kristo niho hari byose. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Icyo wumva wifuza imbere y'Imana ugisabe mu izina rya Yesu, kubera ko uri muri Kristo uzagihabwa mu izina rya Yesu. Niba ari ubutsinzi, niba ari ukujya ahagutse, niba ari ugutera intambwe, niba ari ukuguma mu ijambo rye, niba ari ukugaruzwa ibyawe byanyazwe, guma muri Kristo, ibyawe byose uzabigaruzwa mu mbaraga z'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo rikiranuka. Amen. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro kubw'imbabazi zawe Mwami. Ushimwe kuvuganya n'imitima yacu, kandi ukaba ugaruje ibyacu byagiye ari iminyago mu mbaraga z'Umwuka Wera. Turagushimiye kugira ngo ukomeze ubane natwe, ubane n'imitima y'Abanyarwanda bose muri rusange. Mwami, ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe. Baravuze nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko ugota abantu bawe none n'iteka ryose. Turakwemereye kugira ngo ukomeze uganze. Data, iri jambo ryawe ribibwe mu mitima mizima, turasenze kugira ngo ryere imbuto Mwami, mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni icyawe, no kunesha ni ibyawe. Turakwemereye kugira ngo ukomeze uganze muri twe, kandi imbabazi zawe zikomeze zibe ku bugingo bwacu. Mwuka w'Imana tuyobore kandi agendane natwe mu mbaraga z'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom. Amen.